Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Reba handitse subscribe uhakande kugira ngo utajya ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe dusanzwe tubana turagusuhuje cyane kuko uri uw'agaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri ya gahunda yacu kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye gusubiza umwe mu bakunzi bacu batubajije ngo tuzamugezeho ubusobanuro bw'izina Didasiana. Iyi wumva ni Strong Studio. Nongeye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Mizero Felix. Kubaha ikaze. Izina Didasiana ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifitanye isano n'izina rya Gikristo Didas, rikomoka ku izina ry'Ikilatini Didasias, niryo rikaba rifitanye isano n'ijambo ry'Ikigiriki Didactas, risobanura uwigisha cyangwa se utanga ubuhanga. Izina Didasiana rishobora kuba ari ihuriro cyangwa ihindurwamo ry'ayo mazina, ryongera umwihariko n'ubwiza mu mivugire yaryo, cyane cyane mu muco nyarwanda. Dore rero ibisobanuro by'izina Didasiana. Izina Didasiana risobanura umuntu utanga ubwenge n'ubuhanga, uzana amahoro, ubushishozi mu muryango cyangwa aho ariho hose. Ni izina rero rifite igikundiro ryerekana ubwenge n'ubupfura. Dore rero imiterere y'umuntu witwa Didasiana. Umuntu witwa Didasiana akunze kurangwa n'iyi miterere ikurikira: aratuje kandi ateye ubwoba mu bwitonzi bwe, atekereza cyane mbere yo kuvuga cyangwa se kugira icyo akora, arangwa n'ukuri no kudacogora, afite icyerekezo, azi icyo ashaka n'uko agishakamo. Dore rero imico iranga abantu bitwa ba Didasiana. Didasiana aba afite imico myiza ikurikira: aha twavuga ubushishozi, ntakunda guhubuka, amenya gutunganya icyiza n'ikibi, akunda ubumuntu kandi akunda gufasha, ubupfura n'ikinyabupfura bimubarizwaho, yubaha buri wese yaba muto cyangwa mukuru, ahora yifuza kunguka ikintu gisha mu buzima, akunda kumenya byinshi no gukura mu bitekerezo. Dore rero ibintu Didasiana akunda cyane. Umuntu witwa Didasiana akunda gusoma no kwiga ibintu bishya, akunda kuganira n'abantu b'inyangamugayo. Aha twavuga abantu bavugisha ukuri ndetse n'inararibonye. Ahantu hatuje rero arahakunda cyane, akunda imirimo ifite intego kandi ntabwo akunda ibintu by'ubusa. Kuba hafi y'abantu bamwubaha kandi bamutega amatwi, ibyo ngibyo bimuha umutekano kurushaho. Mu gusoza rero, izina Didasiana ni izina rihesha agaciro nyiraryo ndetse n'icyubahiro. Risobanuye ubwenge, kwigisha, ubupfura n'ubushishozi. Ni izina ry'umuntu utanga icyizere, uba umusemburo w'impinduka nziza aho ari hose. Ni nuko rero dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, Imana ibarinde. Bye.